banyakubahwa visi perezida, banyakubahwa ba minisitiri, banyakubahwa abadepite mwiriweho. Tugiye gutangira imirimo y'inteko rusange turi abadepite 70, umubare rero ukenewe kugira ngo imirimo y'inteko rusange ikorwe mu buryo bwemewe n'amategeko ukaba uhari. Kuri gahunda y'uyu munsi hariho gusuzuma ishingiro ry'umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere nk'urwego ruyobora ikigega mpuzamahanga gishinzwe gutera inkunga abagore, abana, abangavu n'ingimbi yerekeranye n'impano ingana na miliyoni 15 z'amadolari y'abanyamerika, agenewe inkunga ya kabiri y'inyongera y'umushinga wo guhangana na COVID-19 mu buryo bwihuse, yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda ku wa 12 Nzeri 2021. Guverinoma ikaba ihagarariwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe igenamigambi, nyakubahwa Dr. Uwera Claudine, no gusuzuma ishingiro ry'umushinga w'itegeko ryerekeye ubushakashatsi bukorerwa ku kiremwamuntu. Guverinoma ikaba ihagarariwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe ubuvuzi bw'ibanze, Lieutenant Colonel Dr. Mpunga Tarsisi. Mbere rero yuko dutangira gusuzuma ibiri kuri gahunda, nagira ngo mbaze niba nta mudepite ufite ikibazo yegerejweho n'abaturage kugira ngo tumuhe umwanya kigeze ku nteko rusange nk'uko ingingo y'158 y'itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite ibiteganya. Ndabona ari ntawe. Nagira ngo rero dutangire ku ngingo yo gusuzuma ishingiro ry'umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere nk'urwego ruyobora ikigega mpuzamahanga gishinzwe gutera inkunga abagore, abana, abangavu n'ingimbi yerekeranye n'impano ingana na miliyoni 15 z'amadolari y'abanyamerika, agenewe inkunga ya kabiri y'inyongera y'umushinga wo guhangana na COVID-19 mu buryo bwihuse, yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda ku wa 2 Nzeri 2021. Sabe nyakubahwa minisitiri waje ahagarariye guverinoma kuri uyu mushinga w'itegeko kugira ngo afate umwanya atugezeho isobanurampamvu ryawo tubone kwemereza ishingiro. Umwanya ni uwanyu nyakubahwa minisitiri. Murakoze. Nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite, banyakubahwa ba visi perezida, banyakubahwa badepite, mwiriwe. Mu izina rya guverinoma nishimiye kubagezaho umushinga w'itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere AIDA, yerekeranye n'impano ingana na miliyoni 15 z'amadolari y'abanyamerika, ajyanye n'inkunga ya kabiri y'inyongera y'umushinga wo guhangana na COVID-19 mu buryo bwihuse, yashyiriweho umukono i Kigali ku wa 2 Nzeri 2021 mu rwego rwo gusaba ko wemerezwa ishingiro. Banyakubahwa badepite, mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19, leta y'u Rwanda yafashe ingamba zihuse zigamije kugabanya ikwirakwira no kurwanya ibyago bikomoka kuri icyo cyorezo. Leta yanateguye gahunda y'igihugu yo guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19, ikaba ikubiyemo ibikorwa byose bigamije kurwanya coronavirusi mu Rwanda. Uyu mushinga wo kugoboka mu bihe bidasanzwe byatewe na COVID-19 wateguwe ushingiye kuri iyi gahunda. Mu rwego rwo gushyigikira leta mu ngamba yiyemeje zo kurwanya icyorezo cya COVID-19, ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere cyemereye leta y'u Rwanda impano ingana na miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika, ajyanye n'inkunga ya kabiri y'inyongera y'umushinga wo guhangana na COVID-19 mu buryo bwihuse. Iyi nkunga ikaba ije yiyongera ku yindi nkunga igera kuri miliyoni 30 z'amadolari yatanzwe mbere. Ubu igihugu cyacu kikaba kimaze kubona inkunga ingana na miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika imaze gutangwa na banki y'isi muri gahunda y'igihugu yo guhangana n'ingaruka za COVID-19 ku buzima no gukingira abaturage. Banyakubahwa abadepite, intego y'uyu mushinga ni ukwirinda, gusuzuma no guhangana n'ibyago biterwa na COVID-19
no kongerera ingufu uburyo bwashyizweho ku rwego rw'igihugu hagamijwe kubungabunga ubuzima rusange mu Rwanda. Umushinga ugizwe n'ibice by'ingenzi bikurikira. Igice cya mbere bijyanye no gupima, kwemeza abanduye no gushakisha abahuye nabo. Iki gice kizafasha leta kunoza uburyo bwo gutahura abanduye, gukurikirana indwara, kunoza uburyo bwo gukusanya ibipimo no gukora ku buryo ibisubizo bya laboratwari biboneka ku buryo bwihuse kugira ngo abanduye COVID-19 bose batahurwe vuba no gushakisha abahuye n'abanduye hagamijwe gukumira bwangu COVID-19 n'ibindi byorezo. Igice cya kabiri kijyanye no kongera ingamba z'ubuvuzi bw'abantu n'ubushobozi bwo kwita ku barwayi. Iki gice kizatera inkunga ibijyanye no kunoza politike z'ubuvuzi, gushyiraho ingamba zinoze kandi zifasha mu kongera ubushobozi inzego z'ubuzima, cyane cyane mu bijyanye no kwita ku barwayi barembye. Hazanozwa kandi uburyo bwo gusuzuma abarwayi bushingiye ku bisubizo by'ibizamini bazaba batanze. Iki gice gikubiyemo kandi kugura inkingo n'ibindi bikoresho bikenerwa mu ikingira. Igice cya gatatu kijyanye n'ishyirwa mu bikorwa by'umushinga, ikurikirana ibikorwa, monitoring and evaluation, n'ubugenzuzi. Iki gice kizashyigikira imirimo yose ijyanye n'ishyirwa mu bikorwa by'umushinga, harimo imirimo ya buri munsi ijyanye no gucunga iyi nkunga, ibikoresho by'umushinga, ikurikirana bikorwa, ubugenzuzi n'ibindi. Igice cya nyuma nacyo kijyanye no kubungabunga serivisi z'ingenzi zo mu rwego rw'ubuvuzi. Iki gice kizatera inkunga ibijyanye no kongerera imbaraga no kurengera serivisi z'ingenzi z'ubuvuzi n'iz'imirire. Nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, ba nyakubahwa ba Visi Perezida, ba nyakubahwa abadepite, iyi nkunga y'inyongera igamije gukomeza gufasha leta kugura no gutanga inkingo za COVID-19, kimwe no kongera ingufu inzego z'ubuvuzi zikurikirana icyorezo cya COVID-19. Turasaba ko mwashyigikira ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko guverinoma yabashyikirije kandi mutwemereye ugahita utorwa utagombye guca muri komisiyo. Murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa Minisitiri kuri ibyo bisobanuro mutugejejeho by'impamvu z'uyu mushinga w'itegeko. Akaba rero hari saba ijambo ya kabiri na depite, ijambo rya depite Kanye. Murakoze nyakubahwa Spika kumva ijambo. Ndashimira nyakubahwa Minisita ku isobanurampamvu atugejejeho, shigikiye n'ishingiro ry'uyu mushinga. Nyakubahwa Spika, nagira ngo batubwire neza igituma habaye iyi nyongera, ese byaba byaratewe na COVID-19 cyangwa n'ingenamigambi bateguye itanoze. Nanone banatubwire tukimara gufata uriya mushinga wa mbere hakozwe iki, babitubwira mu janisha wenda bagashyira muri percentage. Ndashaka kumenya naho ruriya ruganda ruzakora inkingo rugeze rushyirwa mu bikorwa. Murakoze nyakubahwa Spika. Murakoze. Ijambo ni irya Depite Mukayijore. Ndabashimiye nyakubahwa Spika kumpa ijambo. Ndashimira Minisita ku isobanurampamvu aduhaye kandi ngira ngo ngaragaze ko ishingiro ryayo ndishyigikiye. Nyakubahwa Spika, ndagira ngo mugenzi wacu abaye nk'ubikomozaho, ndagira ngo Minisita atubwire kuko iyi ni inyongera, ndagira ngo agaruka atubwire umubare w'abahawe inkunga ya mbere uko ungana, atubwire uko aho baba baravuye n'aho baba baragiye, ndetse n'icyo n'ingamba zaba zihari kugira ngo bakurikirane niba inkunga baba bahawe ikoreshwa mu cyo baba bayibahereye. Ndagira ngo bashimire. Murakoze.
Murakoze. Ijambo ni irya Depite Senani. Ndabashimiye nyakubahwa Spika kumpa ijambo. Nshimiye nyakubahwa Minisitiri gusobanura mpamvu batugejejeho kandi ngaragaze ko nshyigikiye ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko. Nyakubahwa Spika, uyu mushinga ni inkunga y'inyongera turi guhabwa. Nagira ngo mbaze nyakubahwa Minisitiri niba muri iyi nyongera nta bikorwa biteganijwe nibura byadufasha guhangana n'ingaruka za COVID-19, cyane cyane ko hari ibibazo abaturage bagiye bagaragaza, cyane cyane abagizweho n'ingaruka ku buryo baba barasubiye inyuma mu mishinga yo kubateza imbere, cyangwa se haba hari ubundi buryo bari babayeho ariko bukaba bubangamiwe muri iki gihe kubera ingaruka za COVID-19. Niba nibura iyi nkunga y'inyongera bataratekereje kuri icyo gice, hakaba hari ibikorwa byateganywamo niyo yaba ari imishinga yenda iciriritse. Ndabashimiye nyakubahwa Spika. Murakoze ba nyakubahwa Badepite. Ijambo ni irya nyakubahwa Minisitiri. Murakoze nyakubahwa Spika, murakoze ba nyakubahwa Depite mubajije ibibazo kugira ngo iby'uyu mushinga n'inkunga birusheho gusobanuka. Ikibazo cya mbere ni cya Honorable Kanyange, yabajije ati ese iyi ko ari inkunga y'inyongera byaba ari kubera iki, ese byaba byaratewe na COVID-19 ndetse ashaka kuvuga umuvuduko wayo uko yagiye ihinduka, cyangwa se niba ari igenamigambi ryakozwe nabi. Nyakubahwa Honorable Kanyange, nagira ngo mbabwire ko ntabwo ari ikibazo cy'igenamigambi ryakozwe nabi, ahubwo iyi nyongera ni ukugira ngo ifashe leta y'u Rwanda kugera ku ntego twari twarihaye yuko abantu bagera kuri 60% mu mwaka w'ibihumbi 2022 bazaba barakingiwe COVID-19. Uko tugenda tubona inyongera bigenda bidufasha ndetse kugera kuri iyo target nk'uko nabivuga, kugira ngo ndetse tutazasigara inyuma. Kandi iyi nyongera mu by'ukuri ije isanga iyo twahawe bwa mbere nk'uko nabisobanuye, hari urwego yadufashije kugeraho. Ndaza kubisobanura mu mibare kuko hari n'abandi ba honorable babibajije. Bigaragara ko uretse no kuvuga ngo wenda icyorezo cyagiye gifata indi ntera cyangwa gikaza umurego, ariko mu by'ukuri urebye inkingo uko zagiye zitangwa birashimishije cyane, kubera ko abantu bari barateganijwe gukingira mu gihe runaka tumaze kubigeraho, ariko kubera ko hari target tugomba kuzageraho nk'uko nabivuze mu mwaka w'ibihumbi 2022, iyo nkunga y'inyongera byari ngombwa kandi byari biteganijwe. Ntabwo yaje ari nk'impanuka cyangwa ibintu bitewe n'uko igenamigambi ryakozwe nabi, byari biteganijwe. Ikindi Depite Honorable Kanyange yabaje ku ruganda rukora inkingo. Mu by'ukuri nibyo ni ibintu biri muri process. Ubu ngubu discussions ziri ongoing kandi ngira ngo hari progress imaze guterwa, kuko uruganda assessment yakozwe yagaragaje ko mu by'ukuri ruzafasha mu bintu byinshi gukora inkingo, ariko atari ukuvuga ngo ni bizafasha ku rwego rw'igihugu, bishobora no kuzafasha ku rwego rwa Afrika cyangwa kuri region. So biri progress imeze neza, ibyibanze birimo kujya mu buryo, kandi hari discussion, hari n'abantu bahari ubu ngubu barimo kubyigaho. Nibimara kugera kuri final stage ngira ngo details zizatangwa. Hanyuma Honorable Mukayijore nawe yabajije ikibazo kijya gusa nk'icya Honorable Kanyange, nawe abaza kuri iyi nkunga y'inyongera. Abaza ati ese abahawe urukingo rwa mbere uko ingano ingana, ndetse anavuga ko anabaza ko niba hari ingamba zo gukurikirana iyi nkunga ku buryo mu by'ukuri itakoreshwa neza, kandi kudakoreshwa neza mu buryo bw'igenamigambi birumvikana ko nuvuga ngo ya ntego ntitwazanayigiraho. Angaha Honorable nagira ngo mbasubize ko urebye ku mubare w'abamaze guhabwa uru rukingo, nagira ngo mbabwire ko ubu ngubu uko duhagaze tugereranije na ya target twari twarihaye, mu by'ukuri u Rwanda ngira ngo rwarengeje na target twari twarihaye abantu 10% y'aba population kuba twabagezeho mu kwezi kwa 9 2021. Baje kutwasesinga iyo target twari twarayirenze,
ariko urebye ubu ngubu uko duhagaze ni ukuvuga ngo abantu bagera kuri 23% mu gihugu hose bamaze guhabwa doze ebyiri uko ari ebyiri, 47% bamaze guhabwa doze ya mbere. Ubwo ni muri rusange mu gihugu, no kuri buri district bigenda bigaragara uko tugenda dutera intambwe muri uko gukingira. Umujyi wa Kigali ari nawo uza ku isonga, ubu ngubu uko duhagaze abantu 91% bamaze guhabwa doze ebyiri z'inkingo, ariko duhereye kuri ya target ya 60%. Ahangaha nkagira ngo nsobanure ko habayeho revised global targets, aho byagaragaye ko ngira ngo mugenda munabyumva ko ibihugu bimwe na bimwe bigenda bikingira n'abana kuva ku myaka 12. Iyo revised target natwe tukaba tuzayikurikiza, bikaba byaragaragaye ko revised target ibihugu bigomba kuba byakingiye abaturage babyo bose 70% mu mwaka mu kwa gatandatu mu mwaka w'2022. Iyo urebye u Rwanda natwe intera turimo turatera muri iki gikorwa cyo gukingira biragaragaza ko tuzaba twayigezeho nta kibuza. Urebye financing uko igenda iza, ari izi nkunga, ari n'izindi donation cyangwa n'ubundi bushobozi twishakamo, biragaragara ko tuzaba twabigezeho, tugeze ku rwego rushimishije. Hanyuma honorable, ikindi kibazo yabajije honorable Mukayijori ni ukuvuga ngo ese hari ingamba zo gukurikirana iyi nkunga. Ngira ngo mwumvise ko kimwe mu bice bigize uyu mushinga harimo n'ibijyanye na monitoring, suivi, evaluation. Inkunga zose tuba dufite component ijyanye no gukurikirana uko iyo nkunga izakoreshwa, kuko iyo idakoreshejwe neza nyine birumvikana ko target tudashobora nubwo ari inkunga tugomba kumonitoringa tukamenya ko icyo yagenewe ari cyo igiye gukora. Iyo component nayo ikabirimo. Ikibazo cya gatatu kibajwe na honorable Senani, nawe yabaje ku nkunga y'inyongera, anabaza tese haba hari ibikorwa by'inyongera bishobora gufasha guhangana n'icyorezo cya COVID-19 mbese muri iyi nkunga, ndetse ibikorwa birebana nuko abaturage bafashwa mu mishinga mito mito. Honorable Senani, nubwo iyi nkunga mu by'ukuri ije gusapotinga kugira ngo haba ari mu rwego rw'ubuvuzi, haba ari mu rwego rwo kugura inkingo, ndetse no mu rwego rw'ubuzima busanzwe ko twumvisemo ibintu bya nutrition, mu by'ukuri ije gusapotinga n'izindi programs zihasanzwe, kuko COVID-19 yaraje ihungabanya byinshi, ihungabanya n'ubukungu, ariko ikije gukora ni ugusapotinga kugira ngo aho twasubiye inyuma cyane dushobore kuba twazamuka haba mu rwego rw'ubuvuzi n'ibindi. Ariko ngira ngo nk'uko mubizi hariho n'izindi fund zirimo zirafasha kugira ngo abanyarwanda mu by'ukuri mu nzego zigiye zitandukanye bashobore kuba bahabwa ubufasha bubafasha kugira ngo mu mishinga bari basanzwe bakora, cyangwa ndetse n'abashaka gutangiza imishinga bashobore kuba bagera ku rwego nk'uko twifuzaga kuba twaragezeho in case COVID-19 yaba itaraje. So ibyo byose byaratekerejweho. Iyi ni support ije isanga izindi support, kandi hari n'izindi zizaza, kuko COVID-19 ngira ngo yateye ibibazo biri complex mu mpande z'ubuzima zose, mu bukungu, mu buvuzi, mu myigire, ni byinshi. Ni ukuvuga ngo izi nkunga zose uko ziza zigenda zuzuzanya kugira ngo tugere kuri ya target, ndetse na bwa bukungu bwacu bwahungabanijwe bushobore kuba bwakwisubiranya. Murakoze. Abashimiye nyakubahwa Ministre kuri ibyo bisobanuro mutanze ku bibazo byabajijwe n'abanyakubahwa abadepite. Nyuma rero y'ibyo bisobanuro nagira ngo sabe abanyakubahwa abadepite dufatwe umwanzuro kuri uko bimeze ishingiro ry'umushinga w'itegeko. Turabikora tunyujije mu itora. Hari tumaze kuba abadepite 75, abadepite 73 nibo bemeye ishingiro ry'umushinga w'itegeko, nta waryanze nta wifashe, fawusa akaba ari 2. Ubwo rero ishingiro ry'umushinga w'itegeko rikaba ryemejwe. Mwumvise ko nyakubahwa Minisitiri wahagarariye guverinoma yasabye ko uyu mushinga w'itegeko watorerwa hano mu nteko rusange utoherejwe muri komisiyo. Nabyo turabifatira umwanzuro tubinyujije mu itora.
abadepite 74 nibo bemeye ko uyu mushinga w'itegeko usuzumirwa hano mu nteko rusange utohejwe muri komisiyo, ntababyanze ntabifashe, gusa akaba ari imwe. Ubwo rero icyemezo kikaba gifashwe ko tugiye gusuzumira hano mu nteko rusange tukanabutora utanyuze muri komisiyo. Ubwo rero tugiye gutangira gusuzuma ingingo ku yindi duhereye ku irangashingiro. Irangashingiro ntawe urisabaho ijambo. Twari tumaze kuba abadepite 76, irangashingiro ritowe n'abadepite 73, abaryanze ntabifashe, gusa akaba ari 3. Irangashingiro rikaba ritowe. Tujya ku ngingo ya mbere. Tuyitore. Ingingo ya mbere itowe n'abadepite 73, abayanze ntabifashe, gusa akaba ari 3. Ingingo itowe. Tugiye ku ngingo ya kabiri. Tuyitore. Ingingo ya kabiri itowe n'abadepite 74, abayanze ntabifashe, gusa ni 2. Ingingo itowe. Tugiye ku ngingo ya gatatu. Tuyitore. Ingingo ya gatatu itowe n'abadepite 75, abayanze ntabifashe, gusa akaba ari 1. Ingingo itowe. Ingingo zose zigize uyu mushinga w'itegeko zikaba zitowe. Nagira ngo musabe ko dutora itegeko ryose. Itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere nk'urwego ruyobora ikigega mpuzamahanga gishinzwe gutera inkunga abagore, abana, abangavu n'ingimbi, yerekeranye n'impano ingana na miliyoni 15 z'amadolari y'abanyamerika agenewe inkunga ya kabiri y'inyongera y'umushinga wo guhangana na COVID-19
mu buryo bwihuse yashyiraho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 2 Nzeri 2021, itowe n'abadepite 72, ntawaryanze ntawifashe, kabisa nenye, itegeko rikaba ritowe. Wanagira ngo ndashimire Visi Perezida wa nyakubahwa abadepite, dushimire na nyakubahwa Minisitiri waje ahagarariye guverinoma ku bisobanuro byumvikana yaduhaye. Tukaba tumaze kwemeza ishingiro no gutora umushinga w'itegeko. Nyakubahwa Minisitiri, mushobora gukomeza gukurikirana imirimo y'inteko rusange mufitiye umwanya, ariko mufite indi mirimo twabareka mukajya kuyikora. Agira ngo rero tujye ku ngingo ya 2 yo gusuzuma ishingiro ry'umushinga w'itegeko ryerekeye ubushakashatsi bukorerwa ikiremwamuntu. Nkagira ngo nsabe nyakubahwa Minisitiri waje ahagarariye guverinoma nawe afate umwanya atugezeho isobanurampamvu ry'umushinga w'itegeko, tubone kwemereza ishingiro nidusobanukirwa. Umwanya ni uwa nyakubahwa Minisitiri. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, ba nyakubahwa Visi Perezida w'umutwe w'abadepite, ba nyakubahwa badepite, mu izina rya guverinoma y'u Rwanda mpagarariye kano kanya, nejejwe no kubagezaho isobanurampamvu ry'umushinga w'itegeko ryerekeye ubushakashatsi bukorerwa ku kiremwamuntu. Ba nyakubahwa badepite, itegeko ryateguwe kugira ngo risubize ikibazo kijyanye no kuba nta tegeko nyirizina rihari rigenga ubushakashatsi bushingiye ku myitwarire iboneye, hamwe no kubungabunga uburenganzira bw'abitabira ubushakashatsi bujyanye n'ubuzima. Itegeko kandi rirashyiraho komite y'igihugu yita ku mategeko agenga imyitwarire iboneye mu bushakashatsi, ikaba ariyo isuzuma ikanatanga uburenganzira ku bifuza gukora ubushakashatsi mbere y'uko butangira. Ba nyakubahwa abadepite, uyu mushinga w'itegeko uje mu gihe hari ubwiyongere bw'indwara zitandukanye, kandi imivurire cyangwa kuzikurikirana bisaba ko hubahirizwa habanza gukorwa ubushakashatsi cyangwa igeragezwa ry'imiti ku buzima bw'abantu, habanje kubahiriza icyo amategeko ateganya. Komite y'igihugu ubusanzwe ni RNEC, ni National Ethics Committee, yakoraga aka kazi, nayo ishyirwaho n'iri tegeko kandi ifasha mu kugenzura ko uburenganzira bw'abitabira ubushakashatsi bubungwabungwa hakurikijwe amategeko abigenga, hirindwa ibikorwa byose byakorwa ku bitabira ubushakashatsi byaba bitakurikije amategeko abigenga cyangwa wakorerwa ubushakashatsi mu buryo butemewe. Uyu mushinga w'itegeko kandi uzafasha igihugu cy'u Rwanda kuzuza ibisabwa kugira ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti, Rwanda FDA, kugera ku nshingano zacyo zo kugira ngo gishobore kuba kiri ku rwego mpuzamahanga rwemewe n'umuryango w'abibumbye, rugiha ubushobozi bwo kuba rwakora ubugenzuzi cyangwa se regulation y'imiti n'inkingo bikorerwa mu Rwanda. Mwabaza mutese ubundi byakorwaga bite ko ubushakashatsi bwakorwaga mu Rwanda? Nibyo, ubushakashatsi bwakorwaga, ariko bwakorwaga hisunzwe amabwiriza ya minisitiri. Hari amabwiriza 2 ya minisitiri. Rimwe ryari rifite nimero 003 yo mu 2010 yashyizweho na minisitiri ushinzwe uburezi, ari n'ibwiriza rya minisitiri w'ubuzima 020/37 yo mu 2008, naryo ryagenaga uburyo ubushakashatsi bukorwa. Aya mabwiriza yombi nubwo afatwa nk'amategeko yo ku rwego ruto, ntabwo afite uburemere buhagije kugena no kubahiriza uburenganzira bw'abitabira ubushakashatsi, hamwe no gushyiraho komite isabwa kuba igizwe n'abantu bafite ubumenyi butandukanye kandi ifite ubwisanzure mu mikorere yayo, ikaba ari nayo ikurikirana ko amategeko agenga imyitwarire iboneye mu bushakashatsi yubahirizwa. Ikindi cya kabiri ni uko ingingo ya 4 y'itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda yo mu mwaka 2003 ryavuguruwe mu mwaka 2015,
iteganya ko itegeko ryihariye rishyiraho uburyo bwo kwemera kwitabira ubushakashatsi hamwe n'igeragezwa gukorwa. Ibi byose rero biruzuzanya bisaba ko hajyaho itegeko rikurikije icyo itegeko nshinga risaba kandi n'ibyo umuryango w'abibumbye cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga idusaba nk'igihugu kugira ngo twubahirize. Ni muri urwo rwego rero banyakubahwa abadepite, uyu mushinga w'itegeko wateguwe kugira ngo itegeko rizasimbure amabwiriza yavuzwe haruguru, hagamijwe guhuza ibiteganywa n'itegeko nshinga hamwe no gushyiraho amategeko agenga imyitwarire iboneye mu bushakashatsi, nko kubanza kumenyesha umuntu ugiye gukorerwaho ubushakashatsi ubuzima bwe, ibijyanye n'ubwo bushakashatsi n'ingaruka byamugiraho. Mu gihe uyu mushinga w'itegeko uzaba wemejwe banyakubahwa abadepite, Minisiteri y'Ubuzima izafashanya na Komite y'Igihugu ishinzwe imyitwarire iboneye mu bushakashatsi kugira ngo rishyirwe mu bikorwa. Ikindi itegeko nirimara kwemezwa rikanatangazwa mu igazeti ya leta, Komite y'Igihugu ishinzwe imyitwarire iboneye mu bushakashatsi izaba yashyizweho kandi izaba ishinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko. Nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, banyakubahwa Visi Perezida w'umutwe w'abadepite, banyakubahwa abadepite, bumva uyu mushinga w'itegeko wasuzumwa ugahabwa ishingiro kugira ngo natwe nk'igihugu cy'u Rwanda dushobore kuba dufite itegeko rifasha gukora ubushakashatsi ku kiremwamuntu mu gihugu cyacu, ariko nanone hagamijwe no kugira ngo ibigo biza gukorera mu Rwanda ari gukora imiti n'inkingo nabyo bishobore gukorwa, kuko ni kimwe mu bisabwa n'umuryango w'abibumbye. Murakoze. Abashimiye nyakubahwa Minisitiri kuri ibyo bisobanuro mutugejejeho by'impamvu z'uyu mushinga w'itegeko. Hari abadepite rero basaba ijambo kuri lisite ya kabiri, ni abadepite 11, Depite Nyirahirwa, Depite Mukayijore, Depite Senani, Depite Niyitegeka, Depite Imaniriho, Depite Mukamana Elizabeth, Depite Ruhakana, Depite Manirarora, Depite Mbakeshimana, Depite Mukabarisa Germaine na Depite Rukurwabyoma. Ijambo ni irya Depite Nyirahirwa. Nshimiye nyakubahwa Sipika kumpa ijambo, nshimiye ibisobanuro bitanzwe na nyakubahwa Minisitiri kuri uyu mushinga w'itegeko. Ariko nyakubahwa Sipika, nari mfite ikibazo nibazaga, nagira ngo nyakubahwa Minisitiri amfashe gusobanukirwa uko ubundi byagendaga. Uyu munsi uyu mushinga w'itegeko rigenga ubushakashatsi bukorerwa ku bantu ugiyeho, mu gihe hariho amabwiriza yo mu bihe bitandukanye yagengaga ibi bikorwa. Nagira ngo menye ngo se ubundi abanyarwanda bitabiraga ubu bushakashatsi ku kigero kingana iki, nta ngorane baba baragize mu gihe hakorwaga ubushakashatsi ku bantu, kandi mu by'ukuri nta tegeko ribigenga rihari, uwaba yaragiriyemo ingorane icyo gihe nubwo hari amabwiriza yarengewe ati. Ndabashimiye nyakubahwa Sipika. Murakoze. Ijambo ni irya Depite Mukayijore. Ndabashimiye nyakubahwa Sipika kumpa ijambo. Ndashimira Minisita ku isobanurampamvu ry'uyu mushinga atugejejeho, kandi nshyigikiye ishingiro ryawo kugira ngo tubashe kubahiriza ibivugwa mu itegeko nshinga nk'uko nyakubahwa Sipika bivuze, ndetse n'ibisabwa n'umuryango w'abibumbye. Ariko hari ibyo ndimo kwibazaho. Nyakubahwa Sipika, ndibaza nko mu gihe bigaragaye ko ubushakashatsi burimo gukorwa bushobora kugira ingaruka ku kiremwamuntu burimo kugikorwaho, ndetse bishobora no gutera urupfu. Aha nibajije bizagenda bite, yaba ari kuri wa muntu witabye Imana, ubwo baratubwira witabye Imana reza yandurwa, atubwire bizagenda bite. Nanone cyangwa se mu gihe bimubereyemo bwa bushakashatsi bumuzaniye ubumuga nabwo ubwo nyakubahwa Minisitiri abitubwiraho. Ikindi nyakubahwa Sipika nagizemo nk'impungenge, ubu ngubu
ndi umubyeyi, mfite umugabo twashakanye, mfite n'abana. Nshobora kuvuga nti wenda ntanze wenda agace k'umwijima wanjye bagakoreho ubushakashatsi, n'urugero ntanze. Nkabitekereza njye ndi mukuru, ariko noneho umugabo n'abana bakabyanga. Ngo baratubwira bizagenda bite? Ubu nyakubahwa minisitiri abitubwiraho. Nyakubahwa Sipika, ndagira ngo nyakubahwa minisitiri agaruke ku cyizere umuntu yaha ubu bushakashatsi. Ikindi nyakubahwa Sipika, ni icyifuzo. Nifuzaga ko mu gihe uyu mushinga uzaba urimo kwigirwa muri komisiyo, harebwa niba hatakorwa benchmarking n'andi mategeko mu bindi bihugu, kugira ngo itegeko ryacu naryo rizajye kuri standard n'andi mategeko y'ibindi bihugu ameze nk'iri ngiri. Ndabashimiye, murakoze. Akoze. Ijambo ni irya Depite Senani. Bashimiye nyakubahwa Sipika kumpa ijambo. Shimiye nyakubahwa minisitiri isobanura mpamvu batugejejeho, kandi ngaragaze ko nshyigikiye ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko. Nyakubahwa Sipika, mfite ibibazo bibiri. Icya mbere ni ikibazo nibajije, iyo urebye aya mabwiriza ya minisitiri hashize imyaka irenga 10 ariyo buriya bushakashatsi bugenderaho. Nibajije ntese ni iyihe mbogamizi yabaye yatumye igihe kingana gutyo hatashyizeho ririya tegeko rigomba kugenga buriya bushakashatsi, cyane cyane ko itegeko ryateganywaga mu itegeko nshinga. Ikindi kibazo cya kabiri, nyakubahwa Sipika, nibajije ntese ibikorwa byakozwe mu gihe buriya bushakashatsi bwagengwaga n'ariya mabwiriza, ese iri tegeko nirimara gutorwa rigiyeho ritangiye kubahirizwa, ibyo bikorwa bizakomeza kugira agaciro kabyo? Kuko nabonye muri uyu mushinga w'itegeko nta hantu bagira icyo babivugaho. Bashimye nyakubahwa Sipika. Ijambo ni irya Depite Niyitegeka. Ndabashimiye nyakubahwa Sipika kumpa ijambo. Ndashimira n'isobanurampamvu twagejejeho na nyakubahwa minisitiri, ariko hari ibyo nifuzaga gusobanuza. Icya mbere nifuzaga yuko mbwira ni ikijyanye n'ingengo y'imari mu busanzwe igenerwa ubu bushakashatsi, ese ihagaze ite, ese irahagije? Ikindi nifuzaga kubaza ni ikijyanye n'abashakashatsi b'abanyamahanga. Biragaragara nyine ko ubushakashatsi bwagengwaga n'amabwiriza, nkibaza niba bitaba byarabaye imbogamizi ku bashakashatsi b'abanyamahanga bagiye bashaka kwitabira ubu bushakashatsi. Ahandi nagize impungenge ni uko mu ngingo ya 10 bavuga yuko kwemera gukorerwaho ubushakashatsi bishobora kuba mu magambo, ngo igihe ingaruka byaba bigaragara yuko nta ngaruka zikomeye zaba. Ariko nkavuga ngo hari igihe ibintu bitangira byoroshye nyuma bikaza gukomera. Nkibaza impamvu batareka ibintu bikajya bijya mu nyandiko, kuko mu by'ukuri hari igihe abantu babona ko ibintu byoroshye, ariko nyuma uko ikibazo cyevuriwa wenda bikaba byagira ingaruka zikomeye ku wakoreweho ubushakashatsi, ariko kandi ndetse n'uwakoze ubushakashatsi akagira ikibazo. Havuga ngo babiretse bikaba mu nyandiko, ko inyandiko arizo zikemura ibibazo kandi zigashyira ibintu ku murongo. Murakoze nyakubahwa Sipika. Murakoze. Ijambo ni irya Depite Imaniriho. Ndabashimiye nyakubahwa Sipika kumpa ijambo. Ndashimira na nyakubahwa minisitiri isobanurampamvu amaze kutugezaho, kandi ishyigikiye n'ishingiro ry'uyu mushinga. Nyakubahwa Sipika, mfite ibibazo bibiri. Icya mbere, iyo urebye muri uyu mushinga w'itegeko, nibajije ku kigendanye n'ibihano, kuko iyo usomye hagaragaramo inshingano z'ukora ubushakashatsi. Nibajije igihe adashobora kubahiriza izo nshingano zirimo wenda kubika ibanga cyangwa se kutabogama. Iyo bigenze gutyo, nibihe bihano ahabwa cyangwa se bigenda gute? Ubwo wenda batubwire ku kijyanye n'ibihano ku makosa yakorwa n'ukora ubushakashatsi, kuko muri iri tegeko ntaho nigeze mbibona.
Icya kabiri nyakubahwa sipika, nacyo ni ikigendanye n'ubundi cyenda gusa n'icy'ibihano ariko cyo nicyo gutesha agaciro ubushakashatsi bwakozwe cyangwa se gusesa amasezerano. Ko nyakubahwa sipika bishobora kubaho ko wenda hari icyo badashobora kumvikana haba kukorerwaho ubushakashatsi ndetse n'ukora ubushakashatsi. Ese iyo bigenze gutyo principle yo kugira ngo hateshwe agaciro amasezerano bikorwa gute? Ese iyo habayeho gutesha agaciro ubushakashatsi bigenda gute? Ntabwo nigeze mbibona muri uyu mushinga w'itegeko. Ubwo nyakubahwa minisitiri yadufasha akadusobanurira ku bisobanuro by'inyongera. Ndabashimiye. Koze. Ijambo ni irya Depite Mukamana Elizabeth. Ndabashimiye nanjye isobanura mpamvu bagaragaje kuri uyu mushinga w'itegeko, ariko hari ibyo nashakaga kugira ngo nsobanuze neza ku bijyanye byerekeye gukorera ubushakashatsi ku muntu udafite ubushobozi bwo kwiyemerera. Umushakashatsi mbere yo kubukora agomba guhabwa uburenganzira n'umwe mu bantu bateganywa mu ngingo ya 11. Muri abo bantu harimo uwo bakingiranywe, ababyeyi, umuhagarariye cyangwa umwishingizi we mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko muri aba bantu hagaragaramo ko habamo n'umuyobozi. Aha yenda bakabamo n'urwego rwashyizweho n'itegeko, ariko icyo nashaka kugarukaho hano ni ku bijyanye n'uyu muyobozi. Ese uyu muyobozi ni kuri uruhe rwego? Nahoze ndeba no mu bisobanuro by'amagambo mbona nta n'icyo babisobanuyeho. Uyu muyobozi ubundi tuzi ko nyine aba bantu batanga uburenganzira ni abantu baba barateganyijwe n'amategeko nk'uko abigenga. Hanyuma uyu munsi tubonyemo uyu muyobozi ateye ate? Ese ni ku ruhe rwego? Nagira ngo badusobanurire ukuntu uyu muyobozi atanga ubu burenganzira n'uko bikorwa, cyane cyane ko ku bijyanye n'andi mategeko uyu muyobozi ntabwo byari biteganyijwe, kuko hari abari bateganyijwe nk'uko andi mategeko abigenga, harimo umwishingizi we n'aba babyeyi cyangwa n'abandi nk'uko byagaragaye. Aha rero badusobanurira uyu muyobozi urwego ariho n'uko bikorwa. Ikindi nanone ni ku bijyanye n'abitabiriye ubushakashatsi n'inyungu babubonamo ku byavuyemo. Urebye n'ubundi bisa nkaho bijyana ku ngingo, ariko ubwo nuko nagira ngo wenda bise nkaho mbihuza neza, kuko hari naho muri iri tegeko hateganyijwe ko ubundi abantu bitabiriye ubushakashatsi badahabwa ibihembo. Aha rero izi nyungu zizagabanywa gute? Ziteganyijwe gute? Zizatangwa gute? Nagira ngo naho baduhe ibisobanuro byimbitse ku bijyanye n'izi nyungu, ko zizatangwa n'uko zizagenwa. Ariko nanone tunabihuza n'uko bari bagaragaje mu ngingo ya 13 ko aba bantu n'ubundi bitabiriye ubushakashatsi nta bihembo bahabwa. Ndabashimiye nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite. Murakoze. Ijambo ni irya Depite Ruhakana. Ndabashimiye nyakubahwa sipika kumpa ijambo. Ndashima isobanura mpamvu y'uyu mushinga nyakubahwa minisitiri atugaragarije, ariko hari ibibazo bibiri mfiteho kuri uyu mushinga nyakubahwa sipika. Hari ikibazo nifuje kumenya, ese ni ubuhe bwoko bw'ubushakashatsi buzakorerwa ku bantu, cyane ko ubushakashatsi bukorerwa ku kiremwa muntu rimwe na rimwe usanga binatinyitse, buryo umuntu muzima ko bitewe n'ikigamijwe. Ntabwo nk'urugero ntushobora gupfa gukora ubushakashatsi ku muntu muzima ukora ubushakashatsi ku bwonko cyangwa umutima. Aha nagira ngo nibaze n'ibihugu biteye imbere ubona bakunda gukoresha abantu bitabye Imana, imibiri y'abantu yitabye Imana, cyangwa se utunyamaswa. Urugero nk'imbeba bakunda kuzikoresha, hari amoko y'imbeba akoreshwa muri experiment kureba mu bushakashatsi bukorwa bagakora ku bantu bitewe n'imiterere yazo. Aha rero ndagira ngo mbaze ubwoko bw'ubushakashatsi busanzwe bukora cyangwa ubuteganywa kuzakorwa gukorerwa ku bantu, uko bwose numva bitakumvikana ko bwakorerwa ku bantu. Nyakubahwa sipika, ikibazo cya kabiri ngifite aho bavuga ko
biri no mu itegeko nshinga mu ngingo ya 14, ariko ureba ingingo ya 14 yo ivuga kudahungabanywa ubuzima bw'umuntu mu mutwe, bakavuga n'ibitamuhungabanya, ariko bakavuga ngo gukorerwaho igerageza rero akorerwa igerageza iyo abyemereye. Aha rero nibazaga iyi geragezo nibo bushakashatsi bashaka kuvuga hano, ntabwo nabisobanukiwe neza uburyo bakoze reference ku ngingo ya 14 y'itegeko nshinga, kuko ntaho bihure n'ubushakashatsi ku mubiri w'umuntu. Aha naho nahagize impungenge nyakubahwa minisitiri yazimara. Ndabashimiye nyakubahwa speaker. Murakoze. Ijambo ni irya Depite Manirarora. Speaker kumpa ijambo, nanjye ndashimira nyakubahwa minisitiri ku isobanurampamvu atugejejeho, ngira ngo ngaragaze ko nshyigikiye n'ishingiro ry'uyu mushinga. Ariko nyakubahwa Speaker, nagize ibibazo bibiri nifuzaga kubaza nyakubahwa minisitiri. Mu kamaro k'uyu mushinga harimo gufasha igihugu kuzuza ibisabwa kugira ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti mu Rwanda kigere ku rwego rw'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi, bishyira mu bikorwa urwego rw'ibicuruzwa by'ubuvuzi. Baravuga ko ari urwego rukuze rwa 3 cyangwa maturity level 3. Nashaka kubaza nyakubahwa minisitiri, ntese uru rwego rwa 3 rusobanuye iki? Ikindi nkaba nibaza ntese ubu u Rwanda ruri ku ruhe rwego? Ikibazo cya kabiri, isobanurampamvu nyakubahwa minisitiri yagaragaje ko aya mabwiriza ariho akoreshwa adafite uburemere buhagije bwo kugena no kubahiriza uburenganzira bw'abitabira ubushakashatsi hamwe no gushyiraho iyi komite yasobanuye. Kandi muri scope y'iri tegeko baragaragaza yuko kimwe mu bintu by'ingenzi ari ugushyiraho iyi komite. Bakavuga yuko iri tegeko rizamara kuba gazetted iyi komite yagiyeho. Kandi muri iri tegeko bakavuga yuko iteka rya minisitiri hateganyijwemo iteka rya minisitiri rigena imiterere, ububasha, imikorere n'abagize komite. Nkaba nabazaga niba iri tegeko rizaba gazetted n'iri teka ryamaze gusohoka. Murakoze nyakubahwa Speaker. Murakoze. Ijambo ni irya Depite Mukabarisa Germaine. Murakoze nyakubahwa Speaker kumpa ijambo. Nari mfite ibibazo nanjye kuri uyu mushinga w'itegeko, nkabashimira uburyo twawugejejeho. Ikibazo cya mbere nyakubahwa Speaker ni icyerekeranye nuko nabonye muri uyu mushinga hadateganya uburyo abakoreweho ubushakashatsi bagira inyungu ku byavuye muri ubwo bushakashatsi. Nyine harimo ihame rigaragaza ko batagomba gutegerezamo inyungu cyangwa amafaranga, ibyo nibyo. Ariko nyakubahwa Speaker, iyo turebye muri declaration ya Helsinki iteganya ko abantu bakorewe ubushakashatsi ari nabo rwose bagomba guherwaho bahabwa ibyiza byavuye muri ubwo bushakashatsi. Hari ingero zigenda zitangwa, niba wenda habonetse umuti byaturutse ku bushakashatsi bwakorewe ku barwayi nk'abo, bakwiye guhabwa access kuri ya miti cyangwa kuri za metode ziri avance kugira ngo aribo ba mbere babihererwe ubuntu cyangwa se bahabweho access. Muri iri tegeko rero ryacu ntabwo icyo nakibonyeho, nagira ngo badusobanurire. Ikindi cya kabiri nyakubahwa Speaker, hari aho bavuga ko abagirwaho ingaruka bashobora guhabwa fair compensation, ariko nakwibaza se barayihabwa nandi? Ese ni komite yapuruvye ariyo igira iyo liability? Ni umushakashatsi uhedinze ubwo bushakashatsi? Bigenda biti? Ikindi kibazo cya gatatu nyakubahwa Speaker, iyo turebye muri scope y'iri tegeko tubona ko hari ubwoko bw'ubushakashatsi bwinshi. Twarebye ko harimo ngo epidemiological research, biomedical research n'izindi. Nkaba rero ko narisomaga nahitaga ntekereza ko turi bugere mu ngingo tugasanga amahame remezo agenga buri research. Wenda nk'urugero nko kuri biomedical research, umuntu ugomba gukora biomedical research arasabwa iki?
tukakigena ariko muri iri tegeko ntabyo nasanzemo bigaragaza ubushakashatsi muri rusange ariko hakaba hari icyiciro cy'ubushakashatsi itegeko rikwiye kugena ibyo kigendera wenda komite ikazaza yerabora ndagira ngo baze kubera iki batahisemo ko buri cyiciro itegeko rigena iby'ingenzi bikwiye kugibwaho gukorwaho akaba ari nacyo cyazaherwaho cyane cyane ko biteganywa no muri ya masezerano mpuzamahanga navuze aho urugero umuntu ugomba gukorerwaho medical research igomba kuba supervised n'umuntu wabyigiye ariko ahangaha kuko izo details zitagiyemo turibaza se ninde uzajya ubihabwa ubwo burenganzira ese iteka rizabishyiraho kuko ntabyo twabonye mu ngingo nyakubahwa Speaker nibyo nifuza gusobanuza murakoze akoze ijambo ni rya Depite Rukurwabyoma. Urakoze Madamu Speaker, sinzi ko muri bunyumve n'imvura ahangaha ariko nabyo ni amahirwe. Nyakubahwa Speaker, reka mbanze nshimire yuko iterambere mu miti no mu sayansi ahanini byaturutse ku bantu bitanze bagakorwaho izi research. So natwe nubwo tugitangira ariko twakwizera yuko tuzakacinga tukagira contribution. Ndenda kujya inama Madam Speaker, hagomba kubaho campaign y'uyu mushinga abanyarwanda bakareba ubwiza bw'iyi research ko byafasha noto n'abanyarwanda ni mankind ikiremwa muntu atiranye. Madam Speaker, ndenda kujya inama uko byagenda ahangaha ko twabona n'abantu benshi iby'abazima byongeye kubireka ngiye kwihata kubaho bapfuye. Madam Speaker, umuntu ufite indangamuntu wese akwiriye kwegerwa bakamwereka ubwiza bw'iyi research. Yamara kwemera akagira agakarita akagashyira mu mufuka akakerekana yuko yatanze iyo consent. Nta kuvuga ngo naremeye ariko kuko napfuye umugore wanjye yakovariding iyo consent. Hakabaho database kanaka indangamuntu iyi ngiyi yaremeye yuko yakorerwa research. Niba yapfuye relative ye has ntabwo yabyovariding. Aho ni hamwe. Abapurangira driver's license aho ni ahantu. Abapurangira bank account aho ni ahandi twashakira. Insurance aho ni ahandi twashakira. Phone izi dushaka sim card aho ni ahandi twashakira. Madam Speaker, byaba byiza no ku modoka zacu ujye ushyiraho agasayini uti nde pride nishimiye yuko natanze uruhushya hagize ikimbaho nyabureka organizange ndizapfa ubusa muzazigireho. Ukabishyira ku modoka, ukabishyira ku mazu, ukabishyira hose, tubyishimire duparticipating muri research. Aho ngaho ngira ngo Honorable Minister arabyumvise, iyo nama yitware seriously bose abanyarwanda dukwiriye guparticipating muri izi research ubwiza bwa mankind. Nta kujyana umusaruro ikuzimu kandi wakora byinshi byiza. Murakoze Madam Speaker. Murakoze abanyakubahwa badepite ku bibazo mwabajije n'ibitekerezo mutanze. Umwanya ni uwanyu nyakubahwa Minisitiri. Murakoze banyakubahwa badepite ku bibazo byiza byinshi mubajije bigaragaza ko uyu mushinga ufite agaciro kandi ukwiye gushyigikirwa kugira ngo ufashe abanyarwanda. Ningira icyo naba nanditse nabi ngiye muramfasha munyibutse. Uhereye ku kibazo cya Honorable Nyirahirwa arabaza ati ese abagize ubushakashatsi busanzwe bukorwa na mbere ababa baragizweho ingaruka n'ubushakashatsi bangana bate, byagenze biti? Ubusanzwe ubushakashatsi bwakorwaga hashingiwe ku mabwiriza ya Minisitiri w'Ubuzima agena uko bukorwa. Iki kigo navugaga kishinzwe gukurikirana icyo RNEC nicyo cyasuzumaga, kigizwe n'abantu 11 bafite ubumenyi butandukanye mu bijyanye n'ubushakashatsi. Abantu nibo bakurikiranaga ubwo bushakashatsi byo bukorwa ku rwego rw'igihugu. Igikorwa rero ahangaha usanzwe umushakashatsi agira protokole y'ubushakashatsi
akayigeza kuri iyo komite ikayisuzuma ikareba koko niba ibisabwa mu mahame mpuzamahanga arengera umuntu byubahirijwe, yego, ndetse n'amahame n'amabwiriza igihugu cyashyizeho biciye muri amabwiriza ya minisitiri w'ubuzima. Basanga byubahirijwe kandi ubwo bushakashatsi bufite akamaro bakabwemeza, kandi nabo bafite inshingano zo gukurikirana ko ubwo bushakashatsi koko bukorwa hakurikijwe amabwiriza n'amategeko abigenga, n'ingaruka zabamo nibo bazikurikirana bakaba banahana n'abagize ibyo bibazo. Kugeza uyu munsi rero ubusanga bakira izo protokole zigera hafi mu 120 ku mwaka. Nta ngaruka twawe bwabone ziremereye zabaye ku muntu mu bihe byatuma agira ingaruka zamugiraho byakwangiza ubuzima bwe, byatuma habona izo za compensation. Ariko nanone impamvu nuko n'ubushakashatsi bwakorerwa mu Rwanda ubusanzwe ntabwo ari ubushakashatsi buhambaye, ni ubushakashatsi bwakorerwa ku miti isanzwe n'ubundi yamaze kwemezwa yakoreshwaga n'ahandi batangiye gukoreshwa. Tugasanga rero nta mbogamizi zigeze zibamo kugeza ubu, nta case twabonye yabaye report muri ubwo buryo yaba yaragize izo ngaruka. Ku kibazo cya Honorable Mukayijore yabajije ibibazo byinshi, abaza ati ubushakashatsi bufite ingaruka, uwo uzagiraho ingaruka bizagenda bite? Ubushakashatsi bukorerwa ku bantu ushobora gutera ubumuga, ngira ngo nicyo ushobora kuba bwatera n'ubumuga umuntu. Atanga ingero avuga ati ese umuntu nkanjye ko nkuze nkaba mfite umuryango, abana, umugabo, hanze igice cy'umubiri wanjye bo bakabyanga, byagenda gute? Ikindi avuga ati icyizere yaha ubwo bushakashatsi, ngira ngo sinacyumvise neza, wenda aza kumfasha hano. Ariko akongera akavuga ati hakwiye no gukorwa benchmarking kugira ngo turebe ko amategeko y'u Rwanda yaba ajyanye n'amategeko mpuzamahanga. Muranyumva? Yavuye. Sinzi bagiye bike. Kuba minisitiri twamwumvaga. Nyakubahwa minisitiri murakomeza. Nyakubahwa Perezida, umutwe w'abadepite muranyumva? Turamwumva nyakubahwa minisitiri. Nyakubahwa minisitiri turakumva.
nyakubahwa minisitiri turakumva. sorry nabonye ko ikoranabuhanga ryavuyeho sinzi niba mwakomeza turabumva. yego nari ngeze ku bibazo byabajijwe na honorable Mukayijore nagira ngo nsobanure ko ubundi iyo ubushakashatsi bukorwa n'ubundi hakorwa za investigation zo kureba ko ubwo bushakashatsi bwo mu bikorwa. Ubwo bushakashatsi iyo haramutse habaye ikibazo ugerageza gushaka icyabiteye, kureba niba koko bwaturutse ku bushakashatsi cyangwa umuti bakoresha cyangwa byaba byatewe n'ikindi. Ibyo byose rero amabwiriza yateganya uburyo bikorwa, kandi niyo habaye imbogamizi ubwo bushakashatsi burahagarikwa nta yindi nteguza. Ikirebana nuko umuntu yakwemerera gutanga ibice by'umubiri wo gukorerwaho ubushakashatsi ariko wagize umuryango ntibabyemere, ibyo nabyo biri muri bya informed consent form. Icyo gihe umuntu nawe ntabwo yemerwa gukorwa ubwo bushakashatsi kuko ya informed consent form ye nabo bari kumwe itaba yemewe, icyo gihe ntabwo akorerwa ubushakashatsi. Uburebana nuko benchmarking y'amategeko nibyo twarebye amabwiriza mpuzamahanga uko bajya bayasobanura atandukanye agenga uburyo umuntu arengerwa gukorerwaho ubushakashatsi kugira ngo tuyahuze nayo turi guteganya mu gihugu cyacu. Ikibazo cya honorable Senani abaza ati ubushakashatsi bwari busanzwe bukorwa, amabwiriza ariho amaze igihe itegeko ritaragiyeho, si ibikorwa byakozwe icyo gihe bizagenda bite cyangwa bizubahirizwa, bizakomeza guhabwa agaciro. Ngira ngo iri tegeko nirijyaho aya mabwiriza ubundi azaba ataye agaciro, ntabwo azaba agikurikizwa. Hazashingwa kuri iri tegeko hagenwe andi mabwiriza ya minisitiri w'ubuzima mu ngingo ziteganya ibizashingirwaho kugira ngo ajyeho, azavugururwa nayo kugira ngo bijyane n'itegeko byari bisanzwe bizaba byataye agaciro. Honorable Niyitegeka arabaza ijyanye n'ingingo y'imari, bigenda bite, se arahagije? Abashakashatsi b'abanyamahanga se ntabwo bagiraga imbogamizi zo kugira ngo bashobore kuba bakora ubushakashatsi mu Rwanda? Akagaruka ku kibazo kivuga ngo ku ngingo ya 10 ngo se ubushakashatsi ku magambo kuki butaguma mu nyandiko kugira ngo bube mu magambo. Ubusanzwe ubushakashatsi iyo bukorwa araneka ubundi ikura amafaranga muri ubwo bushakashatsi. Umuntu ushaka gukora ubwo bushakashatsi yatanze protocole, hari amafaranga asabwa kugira ngo yishyure iryo tsinda ry'impuguke rizakora gusuzuma no kuzakurikirana ubwo bushakashatsi. Aya mafaranga ubundi kugeza ubu ngubu yari hagati ya 1,500 y'amadolari kuri buri protocole ikorerwaho ubushakashatsi, akaba yagabanyagwa mu bice 250 yafashaga abashakashatsi mu bikorwa byabo bya buri munsi, andi 50% akajya mu kigega cyunganira mituweli do sante. Ubu usanzwe abantu bakorerwaho ubushakashatsi ntago bahabwa ikiguzi, ari nabyo ngira ngo amategeko mpuzamahanga abuza kuko byatumaga abantu babakoreraho ubushakashatsi mu buryo butajyanye n'amategeko bikangiza ubuzima bwabo. Kereka gusa iyo habayeho compensation y'umubyizi cyangwa se urugendo, niba bari kumusaba kugenda atega imodoka bakamwishyura itike, ariko ubundi usanzwe nta kiguzi kibaho ubushakashatsi bukorwa ku muntu. Honorable Maniriho yabajije ikibazo kivuga kiti ibihano bigenda bite gutesha agaciro ubushakashatsi bikorwa bute ko bitagaragara mu itegeko. Ibi ngibi bigaba bigaragara muri protocole y'ubushakashatsi, ariko no muri ya mabwiriza minisitiri w'ubuzima azashyiraho agenga buryo ikomite ikora nayo bizaba bigaragaramo. Icya mbere nuko ubushakashatsi iyo atubahirije ibisabwa burahagarikwa, kandi ateganywa ko n'ubundi yakurikiranwa n'amategeko agenga abantu batubahirije cy'amategeko ateganya. Ubwo nabyo bizasohoka muri amabwiriza minisitiri w'ubuzima azashyiraho agenga buryo ikomite ikora n'ibyo izakurikirana ubushakashatsi, n'ibyo bihano bizaba birimo, kuba twabonaga byose bitajya mu itegeko ngo bikundi. Honorable Mukamana nawe yabajije ibibazo bibiri: ubushakashatsi ku bantu badafite ubushobozi bwo kwiyemerera
arabaza ati mu bantu twavuze bemeza ubwo bushakashatsi harimo umuyobozi ni wo ku ruhe rwego. Nawe yabajije ikibazo kijyanye n'inyungu ku bushakashatsi, ngira ngo nacyo kijyanye n'icya Maniriho nagisubije hamwe. Uyu muyobozi tuvugamo hano ni RNEC, ubundi igira biro yayo igirwa na perezida na visi perezida na sekreteri. Uwo perezida wayo niwo muyobozi wemeza ko ubwo bushakashatsi bukorwa kuri uwo muntu, akaba niwe wabikurikirana, ntabwo ari umuyobozi mu nzego z'ibanze tuvuga hano. Hari ikibazo cya Honorable Ruhakana abaza ati ni ubuhe bwoko bw'ubushakashatsi twari uteye n'ubwoba abantu batakwemera gukorerwaho. Ati ingingo ya 14 nayo igaragaza igerageza mu gika cya nyuma cyayo. Ati mu ngingo y'itegeko nshinga ko uko tubivuga atari ko bivugika, bivuga ko ari igerageza atari ubushakashatsi. Ese turabihuza duti? Ubushakashatsi tuvuga hano ni ubushakashatsi, ni imiti iba yarakozwe yaremejwe ko ishobora kuba yavura abantu, ariko iyo miti ubusanzwe ikorwa mu byiciro bibiri. Hari icyo twita preclinical trial ikorerwa ku nyamaswa, kureba ko uwo muti koko ushobora kuba wavura, ariko n'igice cya kabiri uwo muti ukoreshwa ku bantu, ibyo bita clinical trial. Icyo gihe rero ibyo bice iyo phase y'imiti ikorerwa ku bantu nibwo bushakashatsi tuvuga ahangaha bw'iyo miti igeragezwa kuba yavura indwara. N'iza vaccine tuvuga, muzi ko n'ubu ngubu hariho ubushakashatsi ku bana b'imyaka 7 kugeza ku 10 bari gukorerwaho urwo rukingo, barebe niba rwabavura rwabakingira rutabatera ingaruka. Nubwo bushakashatsi tuvuga. Igeragezwa rero tuvuga ahangaha ni igeragezwa rw'uwo muti, uvuga se uyu muti ushobora kurinda covid. N'urugero urukingo turabona muri laboratoire dukoze ku za nyamaswa ngo n'imbeba bakunda gukoresha n'utundi ducurama, ati turabona ko bavura covid, bafata sample bapima bakabona byavura, habageze ko noneho babushyira ku bantu. Aha rero ijambo ubushakashatsi niyo kimwe no kuvuga igeragezwa, ni ukugerageza uwo muti ku buzima bw'umuntu kugira ngo turebe ko uwo muti wamuvura. Honorable Manirarora yabajije ikibazo kijyanye na Rwanda FDA level ya 3 biravuga iki? Ese byaba bifashe iki mu Rwanda? Ati amabwiriza ya minisitiri w'ubuzima ntafite uburemere buhagije, ariko itegeko, ese itegeko ryo ryajyana bite? Ngira ngo nicyo yashatse kubaza. Ubusanzwe kugira ngo igihugu gishobore kugira inganda zikora imiti harimo n'inkingo, iyo miti ikorerwe mu gihugu iba yava mu icyo gihugu igurishwa ahandi. Agomba kuba hariho urwego rushinzwe gukora iyo regulation rwemeza ko iyo miti koko yakozwe ikurikije international standard kandi ikaba yagurishwa no mu kindi gihugu. Ubwo burenganzira butangwa n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima, ari byo twita izo levels. Hariho level 1, level 2, level 3, level 4. Bitewe rero n'ubwoko bw'imiti ukora n'urukingo ugeraho n'urukingo ukora cyangwa uteganya gukora, nibyo byerekana urwego wagombye kuriho n'abashakashatsi baba bafite n'ubumenyi bafite kugira ngo babe bashobora kuba bakwemeza ko uwo muti wakorewe aho ngaho ufite ubuziranenge n'ubudahangarwa kuba wavura abantu, ukaba wava muri urwo ruganda ukaba wagurishwa no hanze. Rero matiti level 3 ya 3 nicyo kigero cya mpuzamahanga umuryango w'abibumbye ushyiraho ibi bigo bishinzwe gutanga izo regulation z'imiti n'inkingo kugira ngo bishobore gukora no kwemeza ko imiti yakorewe mu gihugu ifite ubwo bushobozi. Niyo rero na Rwanda FDA igomba kuba ifite kugira ngo ishobore kuba imiti yakorewe mu Rwanda yagurishwa mu bindi bihugu,
n'inkingo tuvuga zakorerwa mu Rwanda igihe zaba zitangiye gukorwa zibe zakurikiranwa zigaragaza ko zifite ubwo buziranenge ziba zava mu Rwanda zibe zakoreshwa mu kindi gihugu. WHO hambere yakoze audit muri Rwanda FDA kugira ngo urebe aho igeze kugira ngo imiti igere ku urwo rwego. Kimwe mu byagaragaye n'iri tegeko ryari ririmo aho bagaragaje ko aya mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima yagengaga ubushakashatsi uburyo bukorwa n'izi komite zishinzwe kubukurikirana ko bitajyanye n'izi international standard, ariyo mpamvu barekomendinze ko iri tegeko rigomba kujyaho ku buryo bwihuse. Ni nayo mpamvu twasabye ko ryashyirwaho kugira ngo bidakoma mu nkokora uyu mugambi dufiteho kugira ngo uruganda rwo gukora inkingo ruboneke mu Rwanda. Ikibazo cya Honorable Mukabarisa abaza ati inyungu ku bakorera ubushakashatsi ni iyihe ko ahandi bateganya uburyo ubushakashatsi bwakorewe ku muntu yagombye kubonamo inyungu, frais de compensation se bikorwa nande, amahame remezo agenga ubwoko bw'ubushakashatsi ko harimo butandukanye medical, agriculture cyangwa se n'ibindi bigenda bite. Icya mbere ni uko inyungu y'ubushakashatsi ubundi ikorwa nko ku miti, umuntu wahawe umuti kenshi aba ari umuntu ufite n'uburwayi bareba ko uwo muti wamuvura. Mu nyungu ya mbere rero ni uko uwo muti koko niba ukora uzavura uwo muntu azabonye iyo nyungu. Ikindi ni uko n'abandi bafite ubwo burwayi nabwo iyo nyungu ibageraho. Icya kabiri ni uko frais de compensation ku muntu wagizweho n'ingaruka iyo ari yo yose y'ubwo bushakashatsi biri mu nshingano za RNEC zo kuba kumenya ko uwo muntu uje gukora ubwo bushakashatsi afite ubwishingizi bwirengera ingaruka zose zaramuka zivutse cyangwa se ku muntu wagirwaho n'iyo ngaruka kugira ngo azabone iyo compensation. Ko bitabaye ibyo ngibyo wa muntu wanamubura cyangwa nta afite ubushobozi bwo kuzishyura. Icyo rero ni kimwe mu byo bareba gituma umuntu bamwemerera kuba yakora ubwo bushakashatsi cyangwa se iryo gerageza kugira ngo umuntu waramuka agizeho ingaruka nawe azaba afite amahirwe yo kubona iyo compensation. Nibyo ku bijyanye n'ubushakashatsi bukorwa buratandukanye, ariko nanone bugomba kugira amabwiriza bugenga asobanutse kandi arambuye, nabyo tukaba twumva bizashyirwa mu mabwiriza ya Minisitiri w'Ubuzima agena uburyo ubwo bushakashatsi buzakorwa. Ni ingingo ya 5 y'iri tegeko iteganya uburyo Minisiteri y'Ubuzima izashyirwaho igaragaza uburyo ubwo bushakashatsi bukorwa mu bice bitandukanye, naryo tukumva mu gihe itegeko rizaba ryemejwe naryo bizasohokera rimwe kugira ngo bijyane. Honorable Rwabyoma nawe ngira ngo umuvugizi yadukoreye twabushimye kandi turabushyigikiye. Nibyo koko birakwiye ko n'u Rwanda rwajya muri izi ngamba zo kugira ngo ubushakashatsi bukorerwa ku miti n'ibindi byose biri ubuzima bw'abantu bikorerwe mu Rwanda, kubera ko bifite inyungu ebyiri. Iya mbere ni uko bituma inganda zikora imiti n'inkingo zikorera mu Rwanda zikaba zaza mu Rwanda, ubwo bizaba bizanye n'abakozi n'ubumenyi no gutanga akazi, ariko no gukorera izo nkingo mu gihugu nabyo byatugira akamaro twanabibona biduhendukiye. Icya kabiri ni uko buriya ubundi umuti uwukoreyeho ubugeragezo ku banyarwanda ukawusanga urabavura koko, bitandukanye wakoreweho igeragezwa ku Bashinwa cyangwa se no ku bandi bantu, akenshi kubera ko abantu batandukanye. Ubwo icyo gihe abanyarwanda bafite amahirwe menshi y'uko iyo miti koko niba yagaragaje ko ifite ubushobozi bwo kuba yavura indwara runaka mu banyarwanda, biruta ko wakoresha umuti wakoreshejwe ahandi. Ibyo rero kandi bizana n'ubundi bushobozi bujyanye na siyanse, kubaka ubushobozi, kwigisha abantu n'amafaranga muri rusange, byose bifite add value ku bw'igihugu usibye ubushakashatsi gusa. Nabampiniye aha ngaha abanyakubahwa Abadepite, ndabashimiye ku bibazo mwatoreje. Nyakubahwa Minisitiri, natwe turabashimiye ku bisobanuro mwatanze ku bibazo abanyakubahwa Abadepite babajije.
Ni umwanya rero wo kwemeza ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko tubinyujije mu itora turi abadepite 76. Abadepite 73 nibo bemeza ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko, ntawaryanze ntawifashe. Imfabusa ni 3. Ishingiro ry'umushinga w'itegeko ryerekeye ubushakashatsi bukorerwa ku kiremwamuntu rikaba ryemejwe. Uyu mushinga w'itegeko ukazoherezwa muri komisiyo ifite mu nshingano kugira ngo usuzume mu buryo bwimbitse. Nkaba ngira ngo mbashimire nyakubahwa minisitire, nshimire na ba nyakubahwa visi perezida, nyakubahwa abadepite bemeje ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko. Byari kuri gahunda y'uyu munsi rero tukaba tubisoje. Gahunda y'inteko rusange gutaha n'ejo kuwa kabiri tariki ya 26 Ukwakira 2021 saa 8 akaba ariho kugezwaho na minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo ibisobanuro mu magambo ku bibazo byagaragaye mu micungire n'imikorere ya IPPIS. Nkaba mbashimiye rero mwamukiye mu gihe mugoroba mwiza.